Igitabo cya Sivanjiri ya Yohana igice cyaho cya 6 umurongo wa mbere hagira hati: hanyuma y'ibyo Yesu ajya hakurya y'inyanja y'i Galileya ariyo yitwa Tiberiya. Iteraniro ry'abantu benshi riramukurikira kuko babonye ibimenyetso yakoreye abarwayi. Ni kimwe n'ibi ngibi byabereye mu isantere ya Jenda ubwo abantu bari benshi cyane mu gikorwa padiri arimo gukiza abarwayi. Ubushize hakize umukecuru urwaye umugongo ndetse n'umwana wari ikiragi ataha ari kuvuga. Uyu munsi ho kari agahomamunwa kandi byari bitangaza kandi bikaze ubwo abasaza ndetse n'abakecuru bari bahuriye baturutse impande zose zitandukanye muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze, twavuga nk'aho hakurya y'umupaka w'u Rwanda muri Kongo, abo mu karere ka Nyabihu, akarere ka Ngororero, akarere ka Musanze, akarere ka Rutsiro ndetse n'akarere ka Rubavu, hatibagiwe n'abaturutse mu karere ka Muhanga ndetse no mu karere ka Gakenke. Abangaba ni ibitangaza bumvise byakorewe ahantu hari kubakwa kiliziya mu murenge wa Jenda, mu isantere ya Jenda, mu mudugudu wa Rushunguru, aho bari kubaka ikiliziya. Padiri uyu munsi ku itariki ya mbere aho yari yabasezeranye karaza, abantu benshi utabasha kurondora nk'uko mubabona kuri aya mafoto, bagiye kungana na bamwe baje Kibeho ku itariki ya 15 muri uku kwezi kwa munane. Usanga ari abantu benshi cyane, aho abaturiye aha hantu bakora umwuga w'ubucuruzi, abacuruza imineke n'abacuruza ibisheke, abacuruza ibigori n'abacuruza ibyitwa imbada, bakubise basaguye ku kiliziya aho byabereye. Ntitwabashije kuvugana na padiri kuko twahageze ari gutaha, ariko ababashije kuvugana natwe batubwiye ko uyu munsi abashije gukira ako kanya umugore wari umaze imyaka 12 atwite, akaba yabyariye aho ngaho ako kanya. Dukora iyi nkuru rero, abantu benshi bibazaga nibibi bitangaza koko bibaho, ariko bamwe baduhamiriza ko ari ukuri kandi ko abantu benshi uko baza bakeneye gukira, benshi bataha bakize kandi bakabasha gusubizwa mu bibazo baje bafite. Padiri wo afite gahunda yo gukomeza kwitabira kumva ibyifuzo by'aba bantu kuko aribyo byamuzanye cyangwa se ariwo muhamagaro we, nk'uko Yesu igihe yajyaga i Galileya nawe yakurikirwaga n'abantu benshi, abumvaga ahari bagahurura, niko n'uyu mupadiri abantu benshi bahurura baturutse imihanda yose baje kwiyumvira ubutumwa bwiza bw'Uwiteka, ubutumwa buhoraho bwa Yesu Nyirimpuhwe. Ngaho rero iyumvire nawe aya makuru, ureba aya mashusho. Nibwo bwa mbere ibi bintu bibaye mu isantere ya Jenda. Iyi santere ya Jenda ibayeho nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, aho iyi santere yitwaga muri Nkuri, indi ikitwa iyo muri komine Mutura. Iyi santere ya Nkuri rero yitwa Jenda ikiteje imbere ni ubuhinzi bwateye imbere bwa karoti, aho ifite ikusanyirizo rya karoti ndetse n'ikusanyirizo ry'ibirayi bihazwi cyane, aho ugeze hose wabaza karoti bakakurangira mu isantere ya Jenda. Murakoze naho ubutaha.